byihariye aba icyo bita ku sirikwi, ko urebye ku gice cya stade ya Huye ngo ahagana kuri hoteli Galileo niyo habaye ku sirikwi, banagaragaza ko bayibonye mu masaha akuze, ko ari ikintu utapfa gukontorora. Iyo raporo barayitanga bayishyikiriza federasiyo, ubwo ni Mukura yayizanye yigeretse kuri ya baruwa y'ibisobanuro bayisabye. Ibyo birahagira. Ikigomba kuba ni iki? Komisiyo ishinzwe imisifurire ngo mu gihe kidatinze nk'uko federasiyo yavuze ku munsi w'ejo igomba guterana ikareba amategeko avuga iki. ubwo ni komisiyo ahubwo ya competition, ntabwo ari imisifurire, ntabwo ari imisifurire, komisiyo y'amarushanwa kubivuga. Komisiyo ya competition not ya arbitrage. imisifurire niba yaratanze raporo. Komisiyo ya competition nibyo nimwe yoborwa na Nsinzi. yes amani iricara ngo yemerewe kwifashisha umunyamategeko wa federasiyo Jire akabagira inama mu gusobanura itegeko. Wumva ikizira interpretation ni ukuza kubafasha mu gice cy'amategeko, kuko icyo bagiye kwapurika cyangwa gufatiraho umwanzuro ni itegeko. Bemerewe kumwitabaza akaza akaba ari kumwe nabo bakareba kesi, barangiza kuyihereza icyerekezo. Icya mbere kigoye hano ngo ni ukubanza kubyidantifiya, kuvuga ese ni cas de force majeure, ni ikintu cyabaye ariko Mukura itashoboraga gukontorora, cyashoboraga kwirindwa. Icyo nicyo cya mbere. Cyangwa se ibi byabaye ni uburangare bwa Mukura, ni ibintu urebye yashoboraga kuba yakozeho ntiyabikoraho. Babanze bidantifiye ikintu bagihe izina rikwiye, hanyuma barebe mu itegeko. Tumaze kuidantifiya tugikarashije tuvuze ngo ni iki, tukisi izina rikwiye twemeranyaho, itegeko rivuga iki. Itegeko bazarireba hanyuma ngo bakurikize itegeko rivuga. Iyo komisiyo rero ya competition izafata umwanzuro iwandike, hanyuma iwuhereze ubunyamabanga cyangwa se sekretariya ya federasiyo, ubwo ni kwa SG Kamarade. Bazamushyikiriza iyo raporo vuba cyane, bigomba guhita bikorwa ku munsi nyirizina bakimara kuyemeza bayimuhe. Iyo bayimuhaye ntago ibyemezo babifata nk'abo ngo birangiriraho. Ubunyamabanga bwa federasiyo iyo butanyuzwe niyo myanzuro bemerewe kongera gutumizaho ya komisiyo bakadiskita, bakabwira ati iki ngiki kimeze gute, iki ngiki kuki mwagisobanuye gutya, iki ngiki gishingiye kuki. Cyangwa se bikaba bihura, byahura agahita ashyiraho umukono, bigahita bisohoka, bikaba ibyo byubahirizwa. Ibyo ni amayira bicamo. Zandani usigaranye iminota mike rega kugira ngo tujye no mu bindi. Zandani ziravuga ko raporo y'abasifuzi, ko abantu bari begereye abasifuzi bababwiye ko ubundi Mukura yakabaye iterwa mpaga, ko ibyabaye byo kuba hatagaragaye ibijyanye n'urumuri ruhagije ari ikosa ryayo ntiyagombaga kwakira umukino. Abantu bagatekereza ko ibyo bintu ari amakosa Mukura yakoze, ahari byarashoboraga kwirindwa. Raporo yaje y'aba bantu nagarutseho bo muri za REG n'umukozi wa minisiteri n'abasupervisor ba REG, yazanyemo ikintu kivuga ngo ibi bintu byo kuba ari kurusirikwe ntawe uzi igihe byabereye, kuko natwe twatangiye kubyitaho hafi saa 12 z'umugoroba, none tubonye hafi mu masaa 5 saa 6 z'ijoro. Aho ikibazo kiri bivuga ngo who knows icyabaye. Ese ni inkuba yakubise amashanyarazi, ese ni insinga zakoranyeho wenda bisanzwe, ese ni insinga zari zishaje, ese ni umuriro wabaye mwinshi muri mu mashanyarazi bituma haba sirikwi, wenda kwa kundi urusinga rwadafite wenda capacity yo kwakira nk'umuriro urabizi ko insinga zigira amavoltage zakira. Niyo mpamvu agasinga gato udashobora kukanyuzamo umuriro wenda waza gucanira nk'ikijenereta. Niyo mpamvu utacaginga telefone kuri high voltage cyangwa yego. Ese haba hari umuriro mwinshi waba waragiye nko mu nsinga ukazitwika, none ikibazo kikaba ngo byabaye ryari? Ese Mukura ari kumenya ryari? Ese ko Mukura ayo matara yayacanye imbere y'umukino
ikibazo kikagaragara ubwo bigitangira match itaratangira, kuko byagaragaye mbere yuko na match itangira. Si ikintu bigaragara yuko wenda cyaba cyarayigwiririye, bikaba byakwitwa icyo cyitwa cas de force majeure, ikintu cyabaye ariko ndafiteho control, cyangwa se wenda kukimukura itari yakoze ese igerageze irebe ko iyo wenda babigerageze kugira ngo baze kubona ko urusiriko hakiri kare bavuga bati harimo agasiriko katuma amatara etese nta burangare bwa mukura. Iyo niyo ngingo ya kabiri burimo, ubwo ni ukwidantifiya ikintu kikitwa izina rikwiye. Ese iyo bikora mbere wenda bikagaragara ntihashakwaga ibisubizo, hari izo deba ngo zihari, amaraporo, abagabo bambaye amashati ya made in Rwanda, abandi bambaye amashati n'amakoti y'imikara barimo barakata kuri federation, abagabo bari muri jaride imitwe yashyushye barishima mu mpara, abagabo barimo baravuga bati turafata uwe mwanzuro ko ibi bintu bikomeye, ibintu byabaye ibindi bindeskare za hariya zizamuka zikatara kuri office ya SG no kwa president zirimo ziranyuranyuranamo, hibazwa ngo icyemezo turi bufate kiraza kuba iki. Ikitezwe ngiye kubabwira sofa birimo biravugwa ko amahirwe menshi bishobora kubarwa nka cas de force majeure bashingiye kuri raporo y'abantu muri za reg no muri ministeri, kuko kurusirikwi uyu munwa wanjye ntabwo ndi wubumbure ngo ngire icyo mbivuga. Amahirwe menshi kurusirikwi nawe wahitamye ko kurusirikwi ari cas de force majeure. Urabe kumenya ibintu bya cas de force majeure biragoye. Nge ndavuga zandani ntabwo bigoye. Uretse gato mubwire niwe bigoye ntabwo bigoye. Oya niwe gusa cas de force majeure kuyimenya ntabwo bigoye. Ni ibintu bisobanutse, ugende wegera abanyamategeko wabaza uti cas de force majeure n'igihe byagenze gutya bazabikubwira. Kugeza bashyiraho ibintu biri muri cas de force majeure. Uretse gato ibe oya hari bizwi, sibyo? Hari bizwi ariko hari n'ibitazi. Ariko baretse gato kuki muri kurengeza ukuri muzi, iyo match baye hakagwa imvura nyinshi stade ikaba idashobora gukomeza gukinirwaho kuzura amazi, match Ferwafa igahita itangaza ko izasubirwamo, igatangaza muri uwo mugoroba ko izasubirwamo ejo isaha nk'iyo. Icyo nicyo cyitwa force majeure. Ugidantifiya byoroshye aho ngaho cyitwa force majeure, sibyo? Imvura bayibonye. Baretse gato iki kintu cyo guhagarika match, umusifuzi agahagarika match nibura hashize iminota 45 ikibazo cy'umuriro gihari. Impamvu kigoye kucyita force majeure nuko harimo akagobeko ingingo ivuga ngo ategereza iminota 45 bareba ku cyo kibazo kisubiramo. Uzi icyo bisobanuriye? Hari akabazo k'amashanyarazi kaba ukagakemura match kabihagaze igakomeza. Niyo mpamvu hari iyo minota 45 ni hafi isaha yose, sibyo? Iyo minota nicyo nyine imaze. Niba ari ikibazo wakemura amazuta irashize ugiye kongera mwine, sibyo? Ni urusinga rucitse hari umutekinisiye yaruteranye, urabyumva? Niyo mpamvu iyo minota 45 irimo. Ikibazo ahubwo kigoye kumenya no kuvuga ngo ko nta muntu wamenya niba byarabaye mu masaha ya match. Match irakinirwa ku matara ikorerwa test. Ese mukura kuburana kugira ngo udaterwa mpaga iramutse itara testinze ninde wayishinja ko itatestinze? Akarere akahuye na Mukura n'umwe n'ekipe y'akarere nabo batekinisiye bose n'abantu bakorera ihuye, sibyo? Bose ntibashaka ko Mukura iterwa mpaga. Ninde muntu urahagarara ngo abashinje ko batakoze test? Icyo bavuga cyo kwenda habaye sirikwi mu masaha ya match abavuguruza ninde? Niyo mpamvu ikintu cyoroshe kuruta ibindi kandi kiri genuine kurusha ibindi no kwitabaza itegeko. Icyo rivuga integraloma ariko rifite point B yitwa cas de force majeure. Igikomeye no kuidentifia ni cas de force majeure cyangwa se niho rushingi Lorenzo itegeko ryo riro ntabwo turi guca urubanza twagaragaje no kureba ko bimeze itegeko tureba tuyisome subundi yo cas de force majeure muvuga mu itegeko iri umva cas de force majeure cas de force majeure ntabwo ikora kuri Mukura gusa by the way ni stade cas de force majeure nagerera Mukura turukuyobya abantu force majeure muvuga mu itegeko umva kwivuga iravuga ngo haba hirengayobora mu gihe ekipe yakiriye umukino atariyo yatanze stade yahatijwe gukinira ku yindi stade no hazamo wenda finale igikombe cy'amahoro ari nka federation cyangwa ministeri yatanze stade mu buryo butunguranye, donc ekipe yo mu rugo atariyo yakiriye match nko kuri terrain net. Turabyumvikana?
iyo force majeure yo kuvuga ngo kurusirikwi ngo yabaye sangahe iyo ntabwo ari force majeure irimo munyereke iryo tegeko nakado force majeure reka tureke ko judgmental ntabwo ari judgmental itegeko twarisomye hano munyereke iyo reka nkubaze ikibazo ntabwo amakipe ategekwa kuba afite ambulance ku kibuga ni itegeko nta masaha bigenwa yuko ambulance iba yahageze ku kibuga bucabana ambulance iri kuva ku bitaro igakora accident mu nzira ntigere ku kibuga iyo kipe wayitera amaga uvuga ko na ambulance wayitera amaga ahubwo wayitera amaga kuko ibabuza ambulance no mata izo accident no kuvuga oya wibeshya ahubwo ni ambulance yahamagaye mfite ibizibiti yahamagaye yakoze accident ushaka indi ugomba gushaka indi icyo kibazo wagikemura icyo kibazo wagikemura harimo mu karere rega niwe urimo kuyobya abantu iyo ngingo tuyisoze niwe urimo kuyobya abantu ntabwo twayiganira iyo ambulance ibuze no matter what ntabyo kugeza abantu gakeya iyo ambulance ibuze kubaza ngo ari no matter what bayitema no ambulance nimwe mu gihugu ambulance nimwe mu gihugu tugende gake iyi kesi ya Rayon Sport na Ferwafa na Mukura tuyifungira ahangaha dutegereze abo ngabo bafite ibyemezo oya nagaruka niganisha dufite izindi gahunda tugomba oya kudatuma twe tuvuga ibyo iyi kesi ya Mukura na Ferwafa na Rayon tuyisoreza ahangaha tuyisoreza ahangaha no tuyisoreza ahangaha turindire icyemezo kizafatwa na Ferwafa niba babifite mu bubasha ntabwo ugiye gufata umwanzuro iyi kesi tuyisoreza ahangaha dutegereze imyanzuro no ntabwo twavuga ngo uravuga ngo tuyobeje abantu tujye kuzindi ngingo ibuze bashaka indi tujye kuzindi ngingo kugiye guterwa amaga tujye kuzindi ngingo turaspekira kandi nta mwanzo turi mubone barareba bakavuga ngo ambulance bayitumijeho izabura amasanga utumisha ambulance match igatangira utarabona indi uba wakerewe kuyitumira fata ikipe igiye tanga urugero ikipe igiye igakora accident irambonaje muri biriya biro ariko we aje muri football urumva cyane ni nka directeur wa football gufasha petetre kwevare w'abatoza kubashaka n'ibindi ariko anakorana team manager wa club nanone azajya akorana cyane na mujyanama Fideli barakinanye umwe yicaza undi barakinanye Irambona yicaza mujyanama Fideli akiza muri Reyo bose bakinaga kuri gatatu baraziranye ngira ngo Irambona uyu mwanya bashaka banamuhaye mbere kuko ejo bundi turi Huye rwose Irambona aricaye yari yicaranye na Batadeyo yicaranye na Bamuvunyi baragwa mutangaza batamaziye bamurambagiza batari kumwe bazanga bona mwana se ko muri Irambona yicaye imbere nawe ari mu buyobozi akabarambwa ati nanjye wenda simbizi wenda yarabize reka kanyuma mu makuru ariko biragaragara ko uyu mwanya yahawe mbere barebye wenda ni byo ashaka kubafasha bari Irambona ari mu bantu basavinze Rayon Sport ya kinini imyaka 7 kuva 2013 batwarana igikombe Nyanza bagirana Kigali 2019 batwarana igikombe iby'amahoro babitwarana ubona ko yimazemo igihe pe na cyagene nyine ubonaga byacitse haje abandi bakinnyi we yabagarimo nkakuno master yibera nkakuno master yibera na Irambona yabagarimo bamwita umwana wa Klebe n'umuntu ubaha cyane kandi wize ufite amashuri mu by'ukuri uyu mwanya yaramumerita arakwiriye ikindi kivuga muri Rayon Sport cyane ni interview imeze nka bombe ya Robertinho yakoranye na Ephraim ejo yavuzemo ama revelation menshi akomeye ni interview mu by'ukuri iri fracassant iremereye cyane mu by'ukuri yavuzemo ibintu byinshi rugaje unyemere na summarizing aho mutuntu tubigarukeho utuntu nka dutatu mu by'ukuri yavuze muri iyi interview ikintu cya mbere yavuze ko ekipe ya Rayon Sport igomba kumwishyura uko byagenda kose hari amafaranga ekipe murimo kuko iteka ryose yahembwe ngo ahembwe ibice niyo makuru ahari ariko n'amezi 3 ari imbere yarasigaye kuri kontra ukwezi kwa 4 ukwa 5 ukwa 6 arasaba avuga ngo anaratabaza inzego z'igihugu munyishyurize ekipe ya Rayon Sport amafaranga yanjye imena ticket nsubiri wacu kuko aravuga ati niba barampagaritse nkaba nta kintu cyo gukora mu Rwanda nibampa amafaranga yanjye banamena ticket nitahi niba uhagaritse umutoza mu nshingano ze nta burenganzira ufite gukora ku mafaranga ye icyo ni cyambere icya kabiri yavuze ko rwose cyitwa uburwayi yabeshewe yabisobanuye neza numva igifaransa nakurikiye interview yose tubanze dere kuri icyo cyambere twihuta turagisesengura niba Rayon Sport yarahagaritse umuntu
nabyo ni muhembeya niba mwishyura kuko nagera muri Brazil ahita yijyana muri kuko na suspension ye izarangirana n'amasezerano kuko niba nsigaje amezi 3 ukaba we wamagaritse urandikira mu Rwanda maze nishyure amazu yo kubamo n'ibindi se ndakora iki nyishyura ngende ikindi avuga ko miliyoni 43 nizabishyuza ubwo n'amezi 6 oya ubariyemo amezi 3 ari imbere nandi bamuri 3 akaba 6 zikaba miliyoni 43 agomba kumuha akigendera n'ubundi bisa no yamaze kwirukana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri abariyo bamenya cyamuteye ishavu avuga ko rwose ikintu cyo kumuvuga ko arwaye ari ibinyoma byambaye ubusa yerekanaga amaso yarebye koko n'umweru yavuze ko yabisobanuye yavuze ngo nge nagiye muri Brazil ndi mu kiruhuko ngeze muri Brazil njya gusura umudokiteri wanjye w'amaso babitaba ophthalmologue ngo ansuzume arebe ukomeze tinubundi abantu bakuze tujya kwiyogesha amaso bakoresha lasers. Lasers ni technology igezweho nyine twatuntu nka kuri abahanagura tatuwaje urayibona turatuntu bagenda bahanaguza mu maso ti yaransuzumye gusa ambwira ko amaso yanjye ameze neza atariko kumpanagura amaso yari kuzabikora mu kiruhuko donc off season nagiye mu biruhuko. Aravuga ngo rero nta maso nambaye avanayo iPhone yaravuga ngo telefone nyirebamo neza akerekana tamaso yanjye nta muntu ndusha amaso ariko Rayon Sport ivuga ko kuri zose abantu bose barazambara abantu bose ivuga ko Robertinho ngo bajya no kumuhagarika ngo yabandikiye ibaruwa mu 12 ababwira ngo ndwaye amaso ndi kwivuza. Rayon Sport amwe ati ivuze agaruka ativura ibaruwa abana mwandikiye ejo bundi baravuze ngo kubera ko atubwiye ko ufite ikibazo cy'amaso twe ntago tukujije kwivuza ariko biraga kutagikora akazi neza genda ujye kwivuza wero ngo wero ishatemera ntabwo ari kwivuza avuga ko ari ukoza arambwe ngo hari ibaruwa yatumye atinda cyagiye muri Brazil gucegenda bakoresha consultation kwisuzuma irahari rero iyo email niyo ushaka kumukora ariko igihari Rugaju ntabwo Robertinho yahagaritswe kuyakarwara bashatse impamvu president bwe yarabyivugiye ibyo nibyo gushaka nyine uko babidefanda zandani nibiri nyine byavugwaga by'abakinnyi